hari imfura ziziwe no mu muryango hano, umuryango mwiza. Maze rero bakimara gukikuruka, abo bahungu bakimara nanjye nta kindi narenzaho. Nimubona ari byiza muze gukoma amashyi kandi ntabwo mwayabima kandi muri imfura. Impundu z'Urwanaga maze baze gusa naho bahindukira, muze guhindukira mu ndebe di, muhagararaho kandi muhindukire mu ndebe. Abantu bari muri runo ruganiriro barashaka kubareba kandi twari tubategerezanyije ubwuzu n'ishyika, ariko agatima kashyitse hamwe. N'ibiganza bye Daniel afata uruboho rwiza rurimo indabo nziza za zindi zitwa indabo za rose. Ni ikimenyetso cy'urukundo ariko ntizisobanuye burundu urwo rukundo. Uyu mwuzukuru w'Umuyapani akaba afite ijisho ribyara umurabyo. Muze ufatiza urwo rwibutso neza kandi n'ibiganza bye afata rwa ruziga rutagira itandukanirizo, nuko yereka ba basore ati uyu niwe nahisemo, abyereka n'aba bakobwa ati uyu niwe nahisemo. Imiryango yombi twamubakomeye amashyi, turabashimira. Nagira ngo abashinzwe kuzana impano Dani akifuza gutanga n'izo Sandrine yifuza gutanga bazigize bugufi, manisemo ngo warakoze mubyeyi. Maze rero duhuze ibiganza dukomera amashyi Sandrine. Yamufashe ku rutugu nkabona akomeza kumukandakanda amubwira ati ndi umwana wawe, nawe ati ungana umwana wanjye. Uru rwibutso rero ntiruzasibangane. Nanjye ntabwo nuko bagwana mu byano ati mubyeyi mwiza, ati wabonye umukazana kandi umukazana wizihiye uyu muryango. Nuko ati mwana ungana wanjye, unganira dukunda wanjye. Nuko bagwana mu byano ntabwo twabima. Burya twari kumwe. Mwari kumwe? Mbuze ikindi neza. Nimba wazanye abana kumva amagambo y'abasaza. ahageze none. Aho icyo ngicyo kirakurokora. Nta kindi twari kuvugana n'ukuri, kumwe twaganiriye byose n'abana batwumva. Ntabwo nyiteguye hariya haruguru kuri kaburimbo akaza n'akagare. Ese ahubwo twagumye kuvuga ahubwo akagare kamugejeje hariya ntibakabona. Ngaho noneho munyereka ndabikwemereye. Negeze mubyeyi yakugira Imana kukubwira ko nakiriye abo duhuje ibizigira. Yego. Ngaba bari bugufi yanjye, nagira ngo bigire hano bugufi maze mwari mwavuze ko Dani mumuzi, muze kumundira maze mujye imbere ya data bitegereze. Mubyeyi nyakugira Imana, nagira ngo
Dani bahoze batubwira ari we Iradukunda, bose ni badana ariko witwa Iradukunda nagira ngo aze gutera intambwe. Umuramutse kuko ngira ngo ntituramutswa n'abana muri uyu muryango, muri zino mfura zo kwa Baptiste. Iradukunda, umuryango wacu nuza kubona duhuze ibiganza maze dufashe umubyeyi Mbabazi kwakira umukwe Iradukunda. Yoha urya wavunitse. Uyu mwana ndamuzi, yuza kuba wamuzanye mbere ukambwira uti nje gusabira uyu muntu na biriya bintu byose twagiyemo ntabwo nari kwirirwa nkuko kumbi niwe waruje gusabira. Mama y'Imana, uyu mwana ndamuzi rwose, burye aho kutumira tansiyo abama ariko bitaro twanyarukeje nagira ngo babare mu mbare hano tuje uyu muryango wacu n'imiryango yombi mu gukomera amashikani. Dushimira Imana yaguhanze kuko ariyo muhanga, turabona ufite ubuhanga buharaze ndabona ahagaze ahengamye, nubwo ahengamye nagira ngo yitegereze babizigira by'umugabo bikokora by'umusore. wegere bano umva babasize mwihuta mubanguke babasize Gace
arakoze cyane ndumva twamuha amashyi umukobwa mwiza akaba ari umwari wari waritse Sandrine nagira ngo babyeyi muri hano kandi imfura zo mu muryango wo kwa Joel no kwa Bwanakeye Jean Baptiste umugeni wari utegerejwe muri no ruganiriro arahageze nahoze numva bajya inama nkagira ngo ni inama basanzwe bajya muri no muryango ariko Sandrine na mushiki wacu nagira ngo wegere uzehe mbabazi nabo basore b'ibikokora bakugaragiye Sandrine arakugezaho icyo imiryango yadusabaga maze namara kukikugezaho natwe turaza kubaha icyemezo cyafashwe n'iyi miryango ariko twese turagukunda n'ubundi nkuko uri mushiki wacu nagira ngo muzehe mbabazi umugezeho ubutumwa bw'imiryango yombi hanyuma umwanya no wanyu umeze neza Sandrine rero urabona umuryango uteraniye hano umuryango kwa Joel Rose uramuzi yego umuhungu wabo witwa Dani uramuzi uribuka baje mu rugo badusaba irembo ry'umugeni irembo turaribaha barishyiraho ikimenyetso uyu munsi rero baje ari umuryango mugari baraza batubwira ko bagenzwa n'urukundo batubwira ko bagenzwa n'amaboko umuryango kwa Joel baragusaba turagorana ariko biza kurangira tugutanze tumaze kugutanga turabakosha baradukwera kwa Joel ni inshuti uvuye mu muryango ugiye mu muryango uvuye aho uteta ugiye aho utoneshwa
umuryango ndababeshyera mubihamisha ibiganza byanyu ko mwatanze Sandrine ko hariho abantu ntabona ibiganza byabo. Sandrine umuryango rero wagutanze. Yohana Gejuru uri musaza witwa Yohana niwe waje ahagarariye umuryango wa kwa Joel. Komeza utambuke uyu ni umwana wawe. Uyu Sandrine waje gusaba ni muzira nkoni. Urakoze. Ubwo nawe niba utisabiraga nkuko wabimbwiye ko utisabira uramushyikiriza uwo waje kumusabira. Ntabwo nisabiraga. Yego. Kubera ko nabashe kukwemerera kukubwira ngo umusabira ni Dani. Yego. Sandrine Dani ntumuzi. Wabyumvise? Namvise Yohana. Niwe musabira rero. Kabyara. Sibyo? Dani Sandrine yaje. maze rero ababyeyi baganiriye neza nagira ngo mudukundire mubyeyi Yaje kugusuhuza banguka tera intambwe. Yohana nyemerera ngukebure taza kureba aho abana baramuka ukazahuma imburagihe wabimenye ndabona witaje. Kiraziririzwa mubyeyi nyakugira Imana ntibimubwire ibyo mugiye gukorera ahangaha nuko Dani n'ibiganza bye mbona hobera babahungu b'abakumizi ntibigeze bamukundira gukora kuri mushiki wabo. Aba bahungu bari reka tubakomera amashyi bano bahungu ni mwari koko. Daniel atazagira ngo avuka uyu mukobwa avuka mu muryango utarimo abasore nuko akimara kuvuga ikivugo ati ndimbanza mu myambi kandi ndigwigereza y'intwari batinya maze agira icyo yibwirira bano bahungu. n'igihe wabazaga mushiki wanjye agiye kumugwa sibyo mwizere ne n'ikindi ntabwo namenya neza amazina yawe. Nimbambanye y'imbaraga abanziriza urugamba ruguma rukarema kandi akaba inkotanyi cyane. Cya kivugo navugaga cyari iki? Ntabwo mwamwima amashyi kandi yivuze neza. Abo bahungu bagukundire mugwane mu byano maze nibaza kuguhobera umenye ko bamukwe. Mama y'Imana. Amashyi menshi kuri bano bahungu kandi bakaba ari imfura ziziwe no mu muryango hano, umuryango mwiza. Maze rero bakimara gukikuruka abo bahungu bakimara nanjye nta kindi narenzaho. Nimubona ari byiza muze gukoma amashyi kandi ntabwo mwayabima kandi muri imfura. Impundu z'Urwanaga maze baze gusa naho bahindukira muze guhindukira mu ndebe di muhagararaho kandi muhindukire mu ndebe
abantu bari muri runo ruganiriro barashaka kubareba kandi twari tubategerezanyije ubwuzu n'ishyika ariko agatima kashyitse hamwe n'ibiganza bye. Daniel afata uruboho rwiza rurimo indabo nziza za zindi zitwa indabo za rose. Ni ikimenyetso cy'urukundo ariko ntizisobanuye burundu urwo rukundo. Uyu mwuzukuru w'umuyapani akaba afite ijisho ribyara umurabyo. Muze gufatiza urwo rwibutso neza kandi n'ibiganza bye afata rwa ruziga rutagira itandukanirizo, nuko yereka ba basore ati uyu niwe nahisemo, abyereka n'aba bakobwa ati uyu niwe nahisemo. Imiryango yombi twamubakomeye amashyi turabashimira. Nagira ngo abashinzwe kuzana impano Dani akifuza gutanga n'izo Sandrine yifuza gutanga bazigize bugufi maze badukundiriye baze kuzitanga neza. Nuko yakira impano n'ibiganza bye byiza ati ndimugabisha biganza ariko ibiganza byawe byakiriye ino mpano byaba ari byiza. Iwa muzukuru w'umuzungu nawe burya bafite amabwiriza mutazagira ngo ijisho rye rireba cyane rikabyara umurabyo ntimugire ngo nimvura, maze agifata neza mu biganza bye impano. Bakigwana mu byano ntago twabima amashyi kandi ati warakoze mukunzi. Nuko abashinzwe kuzana impano Sandrine yateguriye umukunzi we bayimuzanira akayitanga. Agasozi kamanutse inka burya kazamuka umugeni. Ati ibiganza byangariye kandi mutima udatenguha kuri uyu munsi dore wageze wakira ino mpano. Bakimara gufata runo rwibutso abashinzwe gufasha Dani bati turi bugufi. Nagira ngo muryango mwiza bakimara gufata iriya foto, nagira ngo abantu bashinzwe kuzana impano Sandrine yateguriye, impano Sandrine yateguye ndetse n'impano Dani yateguye baze kuba bari bugufi. Abantu bafite impano Sandrine yateguriye ababyeyi ba Dani, nagira ngo Dani yigire bugufi asa n'usanga ababyeyi yigira imbere gatoya. Mwigire imbere gatoya kandi muhagarare muri ibyo byimbo aho muri bateraga intambwe bagira ngo bagaragaze ko baje mu muryango. Daniel ati umukunzi wanjye nguyu, muryango mwiza wo kwa Joel, nagira ngo mumuhe amashyi kandi mumuhe impundu. Ntago yari yatinze ahubwo yatebutse. Mu byambarwa by'abakobwa yazanyemo n'inkongoro ihera izindi, azanamo n'ikibo kibanziriza ibindi kandi kirimo ibanga, gishushanya ibanga. Icyo kibo cyiza itatse nyamuraza akaba yagiteguriye nyirabukwe. Nagira ngo mudukundire ababyeyi babiri ba Dani mwigire ejuru, ababyeyi ba Daniel bigire ejuru, maze impano yagenewe nyirabukwe wa Sandrine nawe nabizi ko ari bugufi, yegere Joel. Abantu bamuri bugufi mumufashe kugira ngo
yakire impano yagenewe n'umukazana we. Abashinzwe kuzana impano Sandrine yageneye nyirabukwe nagira ngo bayimugezeho, maze abashinzwe kuzana impano Sandrine yageneye nyirabukwe igiseke cyiza yamuteguriye bakimwegere, maze akimara kuramutsa nyirabukwe abanze amuha impano ye. Ni mu mujyi ruhande maze yizihirwe aharirwa ikirere, yizihirwe kirera. Ubukwe bwatashye ni mama y'Imana, ntago yaba yiramukirije nyirabukwe, maze ngo mumwima amashyi kandi muri ababyeyi beza, muri imfura zo muri uyu muryango. Umwuzukuru w'umuzungu uriya ufite ijisho ribyara umurabyo, afite amabwiriza ati mufate neza iki giseke kitabakingiriza mu maso, maze rero iyo foto y'urwibutso ntizasibangane mu maso y'abayirebye ndetse n'abayifotoye. Amashyi menshi maze nagira ngo Daniel aze ata agasozi kamanutse nk'akazamuka umugeni, ati wakire impano nanjye nakugeneye. Ni ikimenyetso cy'urukundo, ariko urukundo rwo ni rwinshi, maze nsabe Dani aze kwifashiriza Sandrine umukunzi we kuza gutanga impano Sandrine yageneye sebukwe. N'ibiganza byabo byiza Sandrine yigera bugufi afata impano yageneye sebukwe n'ibiganza bye, maze Dani amufasha gutanga iyo mpano nziza mu ruhanga rwiza. Ati mubyeyi mwiza warakoze kumbyarira umugabo, ntabwo twabima amashyi. Akomeza agira ati ino nshyimbo nziza abantu bazi ko ari inkoni atari kwiyi, ni inshyimbo nziza mubyeyi ntugasitare kandi ntugahungabane. Tubakomeye amashyi kandi dushima Imana yabahanze ko ari umuhanga. Nuko umubyeyi nawe aragira ati uwankundiye umuhungu, ati agasozi kamanutse nk'akazamuka umugeni, kandi umugeni ngo yahageze ntabwo twabima amashyi. Ati tugwane mu byano. Umubyeyi rero yiramukiriza umwana we, kandi ni byiza biraryoshye, ntabwo twabima amashyi muri imfura. Hanyuma nagira ngo babyeyi mwisubirire mu byimbo, babyeyi mwisubirire mu byimbo, maze nsabe Sandrine, nsabe Daniel bigire hino hano, begere pare na marene nanone, muze kudukundira. Hari impano Sandrine yateguye, akimara gutanga ziriya mpano hari impano yateguriye baramukazi be. Nagira ngo muramukazi we witwa Mamesteri yingire bugufi nawe yakire neza impano uyu muryango mwiza wamuteguriye. Mamesteri akimara kuhagera bagwana mu byano, ati musaza wanjye wanzaniye karamukazi k'urugwiro. Bakigwana mu byano, maze Sandrine ati karamukazi k'urugwiro bagwana mu byano. Bakigwana mu byano, maze Sandrine ati hari impano naguteguriye n'ibiganza bye byiza. Iyo mpano akimara kuyakira
yakiriye mu muryango hagati, umuryango mwiza, umuryango uhuje imiryango yombi. Bakimara rero gufata iyo foto nziza y'urwibutso, ati agasozi kamanutse nk'akazamuka umugeni, ati ibiganza byangabiye nawe wakira ino mpano nabateguriye. Nuko bakimara kuyakira, nagira ngo nze gusaba muramukazi wundi witwa Sara yigire bugufi maze nawe yakire impano Sandrine yamuteguriye. Mu ntambwe nziza yigira bugufi, ati tugwane mu byano musaza wanjye, kandi musaza wanjye mwa munege. Ati karamukazi k'urugwiro, urwo rugwiro kandi rukaba ruherekejwe n'ikimenyetso cy'impano nziza. Nuko ati wakira ino mpano, kandi iyi foto ntizasibangane mu maso y'abayifotoye. Ni urwibutso rwiza rw'uyu munsi. Nawe n'ibiganza bye byiza yakira impano nziza, n'ibiganza bye ati muramukazi wanjye mwiza kandi tukaba tugukunda cyane, wakire nawe impano ishushanya urukundo, urukundo kandi rurenze. Nagira ngo nsabe Kayitesi yigire bugufi nawe yakira impano Sandrine yamuteguriye. Kayitesi atebuke, ati naje mbagana mu muryango mwiza, agihagarara neza kandi akaba ari muramukazi we, mbona banasa neza rwose, kandi iyi miryango irabishimiye kandi ibakomeye. Umuryango mwiza kikirijwe impano, nawe niba mu mashyi nta kibazo, nta tegeko rihana, njyewe fagitire ndayishyura y'amashyi nta kibazo. Muri mfura cyane. Ati mwana wanjye turagukunda kandi niyo mpamvu tugushyigikiye kandi turi hano. Ati muhungu mwiza kandi ukaba uri umukwe wiziye umuryango wacu, Iradukunda Daniel. Nuko n'ibiganza byabo byombi bati uributswe nawe muri uyu muryango. Mu bihugu by'abaturanyi hari umugabo tugira witwa Museveni, ndabona ba Museveni muri uyu muryango rwose. Reka dukomere amashyi bano bayobozi bakomeye muri ino miryango kandi bakaba bizihiye uyu muryango wamaze kuba umwe kubera abana. Ati no nshyimbo rero inkoni nziza, ati ntugasitare kandi urarenga duhinguka. Umwuzukuru w'Umuyapani ati uru rwibutso narwo rukeneye kuguma aha. Bakimara gufatana urwibutso, nagira ngo mwisubirire mu byimbo babyeyi beza, maze dusabe Zephirine yigire bugufi na Serafine yigire bugufi, abafite impano zo gushimira aba babyeyi turimo guhamagara. Ufite impano ya Zephirine yigire bugufi, Sandrine ashyikiriza uwo mubyeyi impano yamuteguriye. Zephirine yigire bugufi maze Sandrine amushyikiriza iyo mpano, maze ufite impano ya Serafine nawe aze kuba yitegura. Zephirine yigire bugufi maze bamushyikiriza iyo mpano.
niwe mwiza nyina w'umuntu niwe mwiza nyina w'umuntu ndiyo mwaba mutahina umuntu agira urubi iragira urukundo niwe mwiza nyina w'umuntu nyina w'umuntu yaruse bose niwe mwiza nyina w'umuntu umurahumura akakwibwira niwe mwiza nyina w'umuntu nyina w'umuntu muti wa myambi niwe mwiza nyina w'umuntu nyina w'umuntu yaruse bose niwe mwiza nyina w'umuntu abatari bugufi batarimo kubibona handitseho ngo uri ndashyikirwa mubyeyi kandi koko umubyeyi ntashyikirwa nagira ngo n'ibiganza byacu duhuze ibiganza byacu maze dushimire Sandrine avuze ijambo ryiza iryo jambo nagira ngo mungundire tubwire Sandrine iryo jambo ryanditse aho ngaho ntabwo rihanditse aho gusa ryanditse no ku mutima wawe ubikoresheje ikimenyetso ariko umubyeyi wumve ko iryo jambo Sandrine ari byo akubwiye kandi ntabwo rizasibangana mu maso ndetse no ku baribonye bose duhuze ibiganza tubakomera amashyi maze bakomeze batugezeho rwose gahunda y'icyo yifuza gukora aka kanya ni akanyu badutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza siyariye mumurize nimumumburize bakobwa nimumumburize babyeyi karumuna kawe n'abasaza bawasigiye nde dore ya nshuti yawe Sandrine aziyambaza nde n'abazanyina titatinarihe azamubwira iki n'abazanyina titatinarihe azamubwira iki windiriza abana mama wikwiririza abana shenge n'ibiganza bye Sandrine ati umubyeyi warakoze kumbyarira umugabo niba mbeshya n'umuko mu ntoki hari abantu batirirwa bavuga byinshi mu bantu batajya bavuga ibintu byinshi mushiki wanjye Sandrine arimo agerageza gukoresha ibimenyetso kandi ibimenyetso bigaragara hari handitsemo ngo warakoze mubyeyi
maze rero duhuze ibiganza dukomera amashyi Sandrine yamufashe ku rutugu nkabona akomeza kumukandakanda amubwira ati ndi umwana wawe nawe ati ungana umwana wanjye. uru rwibutso rero ntiruzasibangane nanjye ntabwo nuko bagwana mu byano ati mubyeyi mwiza ati wabonye umukazana kandi umukazana wizihiwe uyu muryango nuko ati mwana ungano wanjye unganira dukunda wanjye nuko bagwana mu byano ntabwo twabima amashyi reka tubakomera amashyi kandi dushimira Imana yabahanze kuko niyo muhanga dusaba uriya mubyeyi yigere mu byimbo maze hari impano Dani yifuje gutanga ashimira Zeferine. Nagira ngo Zeferine yigere bugufi, hari impano bamugeneye. Zeferine yigere bugufi maze bamuha impano bamugeneye. Dani hari impano yifuje kuguha, nagira ngo bayigushyikirize Dani maze wihere umubyeyi impano wamuteguriye. Mubyeyi Dani yambwiye ko iyo mpano ishushanya kandi ivuze byinshi muziranyeho by'umubano mwiza n'urukundo, bagukunda kandi nawe ukaba ubakunda. Nagira ngo tumushimire cyane uyu mubyeyi, uyu muryango wamwibanzeho kandi uramukunda koko, maze nsabe Serafine nawe yigire bugufi nawe yakire indi mpano bamuteguriye. Abashinzwe kuyimwegereza bayimwegereze. Bakigwana mu byano bakira impano, basingira impano n'ibiganza byabo byiza, maze bayishyikiriza umubyeyi Serafine. Ati mubyeyi mwiza wakira impano. Nuko bakimara gufata runo rwibutso, nagira ngo nsaba abantu bashinzwe kuzana amazimano Sandrine yateguriye umukunzi we, maze bigire bugufi kugira ngo nagira ngo abantu bashinzwe kwakira Daniel Sandrine hari ubuki bwiza yateguriye umukunzi we. Muri kano kanya nagira ngo abantu bashinzwe kubutunganya badufashe kugira ngo Sandrine yakire umukunzi we muri no ruganiriro. Ntabwo twamwima amashyi y'umuntu kandi mubona ari igitangaza. Mu gihe bagitunganya, hari impano Dani ngo yifuje gutanga, nagira ngo bazigize bugufi banyegera hano kugira ngo izo mpano zitangwe. Ariko Sandrine ntibikubuze kwiyakira umukunzi wawe uko ubyifuza. Nuko n'ibiganza bye byiza Sandrine yakira inkongoro nziza mbona irimo ubuki. Ntabwo ndi bumutoza uko abigenza, ibintu biriya byose bifite umugisha kuko namwe mwese muri abanyamugisha Imana yatwihereye.
turashimira Imana rwose igihe batarakoma amashyi ukomeza umwedore amashyi menshi dore yere mukunzi we nuko Dani nawe aravuga ati sinaburaramo gahunda twajyaga dukina yanze kuburaramo mutarakoma amashyi ntabwo yarekeraho Dani komeza buhere umukunzi wawe rwose maze nawe agubwe neza turabishimiye nuko bigiza hejuru inkongoro zabo aho tureba rwose maze bati twahuje urukundo bati ku buzima bwacu ni bya bindi bavuga ngo harasante kandi numvise hari abavuga santere do sante ariko byose n'ubuzima tubakomeye amashyi muri imfura kandi muri abageni beza abantu bashinzwe kubafasha ziriya nkongoro nibazibafashe maze bazijyane hariya kutwicara abami maze za mpano bifuzaga gutanga bazitange mama muhawe yigire bugufi maze bamuhe impano bamugeneye mama muhawe yigire bugufi maze bamuhe impano bamuteguriye muraza kudufasha umwanya ni uwawo abantu bifuza guha impano bose bazibahe Tante Alphonsine nawe yigire bugufi abashinzwe kuzana impano bamuteguriye babe bugufi hanyuma abafata zino nzibutso babe bugufi bafate zino nzibutso vuba maze batange umwanya hanyuma Tante Alphonsine nawe ari bugufi agitambuka hari impano yifuza gutanga mama muhawe hari impano nziza yifuza gutanga ati agasozi kamanutse nk'akazamuka umugeni bakimara gufata amafoto meza Tante Alphonsine Daniel ati mubyeyi mwiza nagira ngo n'ibiganza byabo byiza Tante Alphonsine wumve ko urukundo ukundwa n'uyu muryango bakwishimira kandi iyi mpano ni ikimenyetso urukundo rwo barugwisha mu mitima kandi barugufitiye atagasozi kamanutse nkabi kazamuka umugeni akimara kwakira n'ibiganza bye byiza Sandrine impano nagira ngo hari imana yanditseho mama